abapfuye bashobora kuvugana n'abazima. Nk'uko ibyanditswe bivuga ku bayoboke ba Kristo bose, imirimo y'abamarayika bera ni ukuri guhumuriza kandi gufite agaciro gakomeye. Ariko inyigisho za Bibiliya kuri iyi ngingo zagiye zigorekwa n'inyigisho zifutamye z'iyobokamana rusange. Ubwa mbere, inyigisho yo kudapfa k'ubugingo ikomoka mu bucurabwenge bwo mu idini ya gipagani yadutse mu itorero rya Gikristo mu gihe cy'umwijima w'ubuhakanyi, ikuraho ukuri kwa Bibiliya kwigisha kweruye ko abapfuye ntacyo bamenya. Abantu benshi bizera ko abapfuye ari bo myuka yoherezwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Nyamara ibyanditswe byera bihamya yuko abamarayika babayeho mbere yo gupfa kw'ikiremwa muntu. Inyigisho zihamya yuko upfuye aba acyumva, cyane cyane zivuga yuko imyuka y'abapfuye igaruka gukorera abantu bazima, nizo zahaye inkingi abahangwaho n'imyuka mibi muri iki gihe, spiritualism. Niba abapfuye bemererwa kujya imbere y'Imana nk'abamarayika bera bakagira ubwenge buruta ubwo bari bafite batarapfa, kuki batagaruka mu isi kumurikira no kwigisha abakiri bazima? Niba nk'uko byavuzwe n'abahanga mu by'iyobokamana rya rubanda abapfuye baza bakaganira n'inshuti zabo basize ku isi, kuki batababurira ngo bareke ibibi cyangwa ngo babahumurize mu mibabaro yabo? Ni kuki abizera ko abapfuye baba bumva batemera bababwira ko babazaniye umucyo uturuka mu ijuru bazaniwe n'imyuka bita iyera? Ubwo buryo bugaragara ko ari ubwera nibwo butera Satani inkunga yo kugera ku migambi ye. Abamarayika baguye bamukorera bihinduye intumwa zivuye mu isi y'abapfuye. Abo bakaza biyemeje guhuza abapfuye n'abazima, maze umutware w'ibibi byose agakoresha ubuhendanyi bwe mu mitima y'abantu bazima. Afite ubushobozi bwo kwereka abantu amashusho y'inshuti zabo zapfuye. Uko kwigana agukorana ubuhanga buhanitse. Igihagararo cy'umuntu, amagambo, ijwi rye, ibyo byose bikagaragara mu buryo butangaje. Abantu bakaremwa umutima nuko abo bakundaga bibereye mu munezero mu ijuru, nuko kubwo kutamenya akaga barimo bagategera amatwi imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Iyo bamaze kwizezwa yuko abapfuye bagaruka kubasura bakavugana nabo, Satani atuma abo bagaragara nk'abagiye mu bituro batiteguye. Bavuga ko banezerewe mu ijuru kandi bakaba bafite imyanya y'icyubahiro. Nuko amafuta akigishwa hose ko nta tandukaniro riri hagati y'abakiranutsi n'abakiranirwa, maze ba bandi biyise abashyitsi bavuye mu isi y'abapfuye rimwe na rimwe bagatanga imiburo isa n'ukuri. Iyo bamaze gufata imitima yabo, bahera ko batanga inyigisho zigayisha izo mu byanditswe byera. Kubwo kugaragaza ko bitaye cyane ku mibereho myiza y'inshuti zabo ku isi, baboneraho uburyo bwo kwinjiza amafuta akomeye mu bantu. Kuko rimwe na rimwe bavuga iby'ukuri, kandi hakaba n'igihe bahanura ibizabaho mu gihe kizaza, bigatuma amagambo yabo agira imbaraga akemerwa nk'ukuri, kandi inyigisho zabo z'ibinyoma zikakirwa nk'inyigisho zera z'ukuri kwa Bibiliya. Amategeko y'Imana ntiyitabweho, ubuntu bw'Imana bugasuzugurwa, amaraso y'isezerano akabarwa nk'atagira agaciro. Imyuka mibi ihakana ubumana bwa Kristo kandi igashyira umuremyi mu rwego rumwe nayo. Uko niko umugome ukomeye yihindura iyo agabye igitero cyo kurwanya Imana mu ntambara yatangiriye mu ijuru akayikomereza mu isi, ikaba imaze hafi imyaka 600. Abantu benshi bagerageje gusobanura uko imyuka mibi yigaragaza bakoresheje abantu biyita ko bashobora kuba abahuza abazima n'abapfuye. Ariko nubwo byaba ari ukuri, ingaruka y'ubwo buhendanyi ikomeza kuba mu ibanga, igasa n'imbaraga zidasanzwe. Amajwi atumvikana yatangiye kuvugwa n'imyuka mibi yo muri iki gihe si ay'abantu bapfuye, ahubwo ni ibikorwa by'abamarayika babi bagikomeje ibikorwa byabo by'ubushukanyi. Benshi bazahera mu gihirahiro bibwire ko imyuka mibi ari ibikorwa by'abantu bazima bakoresha abapfuye. Igihe bakorera ibitangaza byabo mu maso y'abantu, bo babona ko ari ibintu bisanzwe. Bazayoba kuko bazageza igihe bemera ko abakora ibyo babikoreshwa n'imbaraga ikomeye ivuye ku Mana. Bene abo bantu ntibita ku buhamya bwo mu byanditswe byera busobanura ibitangaza Satani n'abamarayika be bakora. Satani niwe wafashije abapfumu ba Farawo kwigana ibitangaza byakozwe n'Imana. Pawulo ahamya neza ko mbere yo kugaruka kwa Kristo, Satani azabanza kwerekana imbaraga ze zo gukora ibitangaza bimeze bityo imbere y'abantu. Kugaruka k'umwami Yesu kuzabanzirizwa no gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Intumwa Yohana asobanura uko mu minsi y'imperuka hazaduka imbaraga zikora ibitangaza, yaravuze ati, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora. Ubu buhanuzi buravuga iby'ubushukanyi gusa. Ibyo bitangaza ingabo za Satani zikora n'imbaraga biyobya abantu benshi kuko batibwiraga ko zishobora gukora ibimeze bityo. Umutware w'umwijima wakoranye ubuhanga umurimo we wo kuyobya abantu kuva kera, agena ibishuko bikwiranye n'abantu bo mu nzego zose no mu mibereho yabo itandukanye. Abantu b'abanyabwenge kandi bajijutse abayobesha imyuka yo mu rwego ruhanitse mu majyambere y'ubwenge, bikamushoboza kubona benshi afatira mu mitego ye.
ubwenge butangwa n'imyuka mibi ni ubwanditswe n'intumwa Yakobo mu gice cya 3 umurongo wa 15, ati bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Uwo mushukanyi ukomeye afite ubuhanga bwo kwiyoberanya iyo abonye ko ari byo bimuhesha kugera ku cyo agambiriye. Uwiyerekanye imbere ya Kristo mu butayu bw'ibigeragezo yambaye kurabagirana kw'abaserafi bo mu ijuru, asanga abantu muri iki gihe arabagirana nka marayika w'umucyo. Ashaka impamvu yagerageza kwizera kwabo mu rwego rwo hejuru, akabategesha ibyo bakunda mu buzima bwabo abibereka mu mashusho yabyo. Yinjira mu byo bifuza akoresheje inyandiko z'urukundo rwa kivandimwe n'urukundo rusange, agasahura ibitekerezo byabo, agatera agasuzuguro mu bantu kubw'ubumenyi bwabo, kugeza n'igihe basuzugura Uwiteka Imana ihoraho mu mitima yabo. Icyo kiremwa cy'ikinyambaraga cyashoboye kujyana umucunguzi w'isi mu mpinga y'umusozi muremure cyane, kikamwereka ubwami bwose bw'isi n'ubwiza bwabwo, niko gitegesha abantu ibigeragezo, kikagoreka ibitekerezo by'abatiteguriye kurindwa n'imbaraga y'Imana. Satani ashukashuka abantu muri iki gihe nk'uko yashukashutse Eva muri Edeni, akamubwira ni neza kugeza ubwo yifuza kugira ubwenge bukomoka ku matunda y'igiti Imana yamubujije, akamuteramo umutima w'inarijye no kwishyira hejuru. Kwifuza ibibi nibyo byamugushije, akagira ngo abe ari byo arohesha abantu mu irimbukiro. Aramubwira ati muzamera nk'Imana, mumenye icyiza n'ikibi. Itangiriro 3 umurongo wa 5. Inyigisho z'imyuka mibi zigisha ko umuntu ari ikiremwa gikomoka ku ihindahinduka ry'ibinyabuzima, kandi ko kuva cyabaho cyagenewe kuzagera ku bumana. Nanone zikavuga ko ubuhanga bwose buzicira urubanza butazarucira n'undi. Urubanza ruzaba ari urw'ukuri kuko ari ukurwicira. Intebe y'ubwami iri muri mwe. Umwigisha umwe w'iby'umwuka, aho umutima w'iby'umwuka ukanguriye ibitekerezo bye, yaravuze ati bagenzi banjye bose mbabona nk'utumana duto tudashobora kuneshwa. Undi nawe yaranditse ati ikizima kimwe kiboneye kandi gikiranuka ni Yesu Kristo gusa. Nuko rero mu cyimbo cy'ubutabera n'ubutungane by'Imana ihoraho ikwiriye gusengwa, mu cyimbo cyo kwera no gukiranuka kw'amategeko yayo ariyo rugero rw'ubutungane abantu bakwiriye kugenderaho, Satani yabishimbuje kamere y'icyaha ya mwene muntu ngo abe ariyo ipfukamirwa, kandi abe ariyo izaba ikwiriye gukurikizwa mu rubanza, ikaba ari nayo rugero rw'imico y'abantu. Ibyo rero si amajyambere, ahubwo ni ukudindira. Ni itegeko muri kamere y'umutima no mu y'iby'umwuka ko duhindurwa n'ibyo duhora tureba. Ibitekerezo byacu bihora bihindurwa n'ibyo dukunda, maze amaherezo bigasa n'ibyabo dukunda kandi twubaha. Ntabwo umuntu azakura ngo arenge urugero rwe rwo kwera n'urw'ineza n'urw'ukuri. Niba inarijye ariyo umuntu agira nyambere, ntazarengaho, ahubwo ibitekerezo bye bizacurama. Ubuntu bw'Imana bwonyine nibwo bufite imbaraga zo kuzahura umuntu, ariko iyo agumye uko ari, nta kimubuza guhenebera. Ku muntu nyamwigendaho ukunda ibimunezeza urarikira, imyuka mibi ubwayo imwiyereka mu ishusho yayo y'uburiganya bworoheje kuruta uko yiyereka umuntu ujijutse ufite ibitekerezo bihanitse. Mu ishusho yayo umuntu wese abonamo ibihwanye n'ibyo yifuza. Satani yiga imiterere y'umuntu wese, akamenya uko intege nke ze zingana, akamenya n'ibyaha byose bikunda kumutsinda, akaba amaso kugira ngo ataza kubura akanya ko kubimugushamo. Agerageresha abantu gukabya ibyo bemera mu mategeko, kubwo kutirinda akabatera gucika intege z'umubiri, iz'umutima n'iz'ubwenge. Yarimbuye kandi n'ubu aracyarimbura ibihumbi byinshi ahereye ku byo bifuza, ibyo bikonona kamere y'umuntu. Kandi kugira ngo arangize umurimo we, atangariza mu myuka yuko ubwenge nyakuri bushyira umuntu hejuru y'amategeko yose, ko ikintu cyose kiriho ari imbonera, nta kimana yanga, kandi ko ibyaha byose byakozwe byamaze kwezwa. Ubwo abantu bose bazaba bamaze kugera ku rwego rwo kwizera ko ibyo ari byo mategeko asumba ayandi, kandi ko umuntu wese afite yigenga, ninde watangazwa n'ibibi byaduka impande zose z'isi? Intwaro zamurindaga kwiyandarika yazeguriye imyifurize mibi, ububasha bw'umutima w'ubwenge yabuhariye kwifuza kwa kamere, maze umutima uhinduka ubuturo bw'imitekerereze ya kinyamaswa. Nuko Satani arebana umunezero ibihumbi byinshi by'abantu biyita abigishwa ba Kristo bariho binjira mu rushundura rwe. Ariko ntawe ukwiriye gutsindwa n'ubuhendanyi bw'imyuka mibi ya Satani. Imana yahaye abantu umucyo uhagije kugira ngo babashishe kuvumbura iyo mitego. Nk'uko byamaze kuvugwa, inyigisho z'urufatiro rw'imyuka iyobya zatangije intambara yo kurwanya amahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga yeruye ko abapfuye ntacyo bamenya, ko imigambi yabo iba irangiye, bakaba batakigira umugabane mu bikorerwa munsi y'izuba. Ntibashobora kumenya umubabaro cyangwa umunezero w'abakunzi babo basize mu isi. Byongeye kandi, Imana yabuzanije ikomeje kugirana ibiganiro n'imyuka y'abapfuye.
Mu gihe cy'Abaheburayo hari hariho itsinda ry'abantu babyivugagaho nk'uko abanyamyuka babikora muri iki gihe, bakagirana ubucuti, ibiganiro n'umushyikirano n'abantu bapfuye. Ariko iyo myuka nk'uko abo bashyitsi bakomoka mu yandi masi bitwaga, Bibiliya ivuga yuko ari imyuka y'abadayimoni. Umwuga wo gukorana n'imyuka mibi wavuzwe ko ari ikizira ku Uwiteka, kandi wabuzanijwe mu itegeko rikomeye riwutangira igihano cy'urupfu. Izina nyaryo ry'umushitsi cyangwa umushitsikazi ryaravuzwe. Ijambo rivuga ko abantu bagirana ibiganiro n'abadayimoni rigaragara nk'ijambo ry'irihimbano ryo mu gihe cy'imyaka y'umwijima. Ariko inyigisho z'imyuka mibi zimaze kwemerwa n'abayoboke ibihumbi amagana ndetse za miliyoni nyinshi z'abantu bakoresheje ubucurabwenge mu bushakashatsi bwabo, bazinjiza mu bitero bagaba byo kurwanya amatorero, maze zikakirwa na rubanda ndetse n'abami. Igishuko gikwiriye ku isi yose ni icy'abapfuye bongera kwigaragaza mu yindi shusho ikorwa n'ubushitsi n'ubupfumu, ari byo byaciriweho iteka kera. Iyo hatabaho ubundi buhamya bugaragaza imico na kamere by'imyuka mibi, byari bihagije kuba Kristo kumenya ko inyigisho z'imyuka iyobya zidatandukanya gukiranuka no gukiranirwa, ntizitandukanye ubupfura n'ubuhemu cyangwa intumwa za Kristo n'abakozi ba Satani. Iyo Satani yerekana ko ababi bari mu ijuru kandi bahafite imyanya ikomeye cyane, aravuga ati: uko ibyaha byawe byaba bingana kose, nubwo waba wizera cyangwa utizera Imana n'ijambo ryayo, winezeze uko ushaka, ijuru ni iwanyu. Abigisha b'iby'imyuka mibi baravuga bati: umuntu wese ukora ibyaha ni mwiza imbere y'Uwiteka. Bataramunezeza cyangwa bati Imana ica imanza irihe? Ijambo ry'Imana riravuga riti: bazagusha ishyano abita ikibi cyiza, n'icyiza bakacyita ikibi. Umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Imyuka iyobya yihinduye intumwa za Kristo, ivuguruza ibyo zanditse ziyobowe n'Umwuka Wera zikiri ku isi. Ihakana ko Bibiliya ikomoka ku Mana kugira ngo ikureho urufatiro rw'ibyiringiro bya Gikristo kandi izimye umucyo umurika mu nzira ijya mu ijuru. Satani yizeza abantu ko Bibiliya ari ibihimbano cyangwa ari igitabo gikwiranye n'ibikino by'abana, gikwiriye kurekwa kuko ari icya kera. Nuko mu cyimbo cy'ijambo ry'Imana hagashyirwa ibikorwa by'imyuka mibi. Muri ubwo buryo akiyoborera abantu, akababonye uko abigisha gukurikiza ibyo yishakira. Igitabo cyagombaga kumuciraho iteka n'abayoboke be kikaba mu bwihisho aho yishakiye. Umukiza agahindurwa nk'umuntu usanzwe. Kandi nk'uko abasirikare b'Abaroma bari barinze igituro cya Yesu bakwije ibinyoma, abatambyi n'abakuru b'idini bari baboheje guhakana ko Yesu yazutse, niko n'abizera imyuka mibi bakwiza hose ko nta gitangaje mu mibereho ya Yesu umukiza w'abantu. Bamaze kujijisha abantu benshi ku bya Yesu, bashyushya inkuru z'ibitangaza bakora ubwabo bavuga ko birenze kuri ibyo Yesu Kristo yakoraga. Ni iby'ukuri koko muri iki gihe imyuka y'abadayimoni irarushaho kwihindura, imwe muri yo ifite imigambi ikomeye y'ahazaza, irihinduramo abakristo beza. Ariko hashira imyaka myinshi amagambo bavugira ku ruhimbi n'ayo bandika bikerekana neza abari bo. Ntawahakana cyangwa ngo ahishire izo nyigisho. N'amashusho yayo y'ubu atandukanye cyane n'ayakwihanganirwa, atera ubwoba kuko aba yuzuyemo ibinyoma. Iyo batangiye kuvuga Bibiliya na Kristo, byombi barabyemera. Ariko ubusobanuro bwa Bibiliya babwira abantu babyawe ubwa kabiri buvuguruza ukuri kwa Bibiliya. Urukundo rukomeza kuba umuco wa mbere w'Imana, nyamara rugakomeza gucogozwa n'ingeso z'abantu bazi gusa kurobanura icyiza mu kibi. Ubutabera bw'Imana, uko yanga icyaha, ibyangombwa ku mategeko yayo yera, byose ntibikitabwaho. Abantu bigishwa ko amategeko y'Imana ari inyandiko zapfuye, imigani y'ibihimbano yuzura mu bitekerezo byabo, maze bigatuma banga Bibiliya kandi ariyo rufatiro rwo kwizera kwabo. Bihakana Kristo nk'uko byabaye mbere, nyamara Satani arindagiza amaso y'abantu ntibabashe gutahura imitego ye. Bake gusa nibo bashobora kumenya imbaraga y'ibishuko by'imyuka y'abadayimoni n'akaga kagera ku bantu bemera gukorana nayo. Abantu benshi bemera gukorana nayo kubw'amatsiko gusa. Ntabwo baba bayizeye rwose, bagenda bomboka kuko baba bafite ubwoba bwo kuyiyoboka burundu ngo bategekwe nayo. Ariko bagendagenda mu murima wabuzanijwe, maze umurimbuzi agakoresha imbaraga ze ahereye ku byo bifuza. Iyo bamaze kwicisha bugufi bakumvira ubuyobozi bwe, abagira iminyago ye. Ku mbaraga zabo rero ntibashobora kumwigobotora, keretse gusa imbaraga y'Imana ibasubiriza mu masengesho avuye mu mutima wizeye, niyo ishobora kugobotora imitima yafatiwe muri uwo mutego. Abantu bose bagundira imico yo gukora ibyaha ku bushake bwabo kandi baramaze kubimenya, baba bihamagariye ibindi bishuko bya Satani. Bitandukanya n'Imana bakivana mu ruzitiro rw'abamarayika barinzi, igihe umurimbuzi abateze ikigoyi batakigira ikibakingira, bahera ko bakagwa rugikubita. Abiyegurira gutegekwa n'imbaraga za Satani ntibabasha kumenya iherezo ry'ubugingo bwabo. Iyo bageze mu mahenuka, umushukanyi abagira igikoresho cyo kuroha abandi mu irimbukiro. Umuhanuzi Yesaya we yaravuze ati: kandi nibababwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera,
Mbese abantu ntibari bakwiye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? Ku mategeko no ku bihamya, nibatavuga ibihwanye n'iri jambo, ni uko nta mucyo wabatambikiye. Iyo abantu bashaka kumenya ukuri bagatangira kwigana Bibiliya umwete, ibyerekeye kamere y'umuntu n'imibereho y'abapfuye, bazabona mu mivugire no mu myitwarire y'abanyamyuka imbaraga za Satani zikora ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Ariko mu cyimbo cyo kureka ibinezeza imitima yabo ya kamere n'ibyaha batonesheje, abantu benshi bahitamo guhumiririza amaso yabo mu mucyo kugira ngo bakomeze inzira zabo z'umwijima bahinyura imiburo, naho Satani we arabatega imitego akabahindura umuhigo we. Kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe, nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Abahakana inyigisho z'imyuka mibi ntibaba barwana n'abantu gusa, ahubwo baba barwanya Satani n'abamarayika be. Baba binjiye mu ntambara y'ubutware n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Satani ntazabavirira na gato keretse ameneshejwe n'imbaraga y'intumwa zo mu ijuru. Abantu b'Imana bakwiriye kwitegura guhangana nawe nk'uko yahanganye n'umukiza wacu. Byanditswe ngo Satani nawe ashobora gutondagura ibyanditswe nk'uko yabikoze mu gihe cya Kristo, akagoreka inyigisho zera kugira ngo akomeze ibishuko bye. Abashaka guhagarara bashikamye muri iki gihe cy'ibigeragezo bikomeye bakwiriye kuba basobanukiwe n'ubuhamya bwo mu byanditswe byera. Benshi bazagendererwa n'abamarayika babi bihinduye nk'abantu babo cyangwa inshuti zabo, bavuge ko hazabaho ubuhakanyi bukomeye. Abo bashyitsi bazasanga inshuti zacu dukunda cyane, bazakora ibitangaza bikomeza imigambi yabo. Dukwiriye kwitegura guhangana nabo twitwaje ukuri kwa Bibiliya guhamya ko abapfuye ntacyo bamenya kandi ko aba ari abamarayika ba Satani. Ibishuko bikomeye biraturindiriye. Bidatinze igihe cyo kugeragezwa kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Abazaba badafite kwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana bazatsindwa. Satani arakoresha ibishuko byinshi byo gukiranirwa kugira ngo yitegekere mwene muntu, kandi ibishuko bye birakomeza kwiyongera. Ariko yatsinda gusa ari uko abantu bamwemereye. Abashishikarira kumenya ukuri bagaharanira kweza imitima yabo babikoresheje kumvira, abahirimbana cyane ngo bitegure iyo ntambara, bazarindwa n'Imana y'ukuri. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda. Iryo ni isezerano ry'Umukiza. Uwo mwanya yakohereza abamarayika bose bo mu ijuru kurinda abantu bayo, aho kugira ngo umuntu umwe gusa yiringira atsindwe na Satani. Umuhanuzi Yesaya arerekana igishuko giteye ubwoba kizatezwa abanyabyaha, kizatuma bibwira ko barinzwe urubanza rw'Imana bati, twagiranye isezerano n'urupfu kandi twuzuye n'ikuzimu. Igihe ibyago bizasandara ku isi bigahitana igihugu, ntibizatugeraho kuko twiboneye ubuhungiro mu binyoma, tukaba twihishe mu buryarya. Muri abo bantu harimo na ba bandi banze kwihana, nyamara bakirema agatima ko nta munyabyaha uzahabwa igihano, ahubwo ngo abantu bose uko ububi bwabo bwaba bungana kose bahabwa imyanya y'icyubahiro mu ijuru, kandi bagahinduka bagasa n'abamarayika b'Imana. Ariko ikirushije ibindi gutera ubwoba ni ba bandi bagiranye isezerano n'urupfu kandi bakuzura n'ikuzimu, barwanya ukuri ijuru ryoherereje kurinda abakiranutsi mu gihe cy'akarengane, mu cyimbo cyako bakemera ubuhungiro bw'ibinyoma bahabwa na Satani, ari bwo buhendanyi bw'abadayimoni. Igitangaje cyane kiruhije isobanura ni uburyo abantu bo muri iki gihe bahumye. Abantu ibihumbi byinshi banga ijambo ry'Imana, baribara nk'iridafite agaciro mu myizerere yabo. Mu cyimbo cyabyo bakakirana ibyiringiro ibinyoma bya Satani. Abahakanyi, abaneguranyi bagahinyura ibibwirizwa byo mu byanditswe byera byerekeye Kristo, inama y'agakiza n'ingororano zizahabwa abanzi b'iby'ukuri. Nabo kugirirwa imbabazi kuko bafite ibitekerezo bigufi. Abanyantege nke bakurikiza imigenzo barananiwe gukurikiza iby'Imana ishaka ngo bumvire amategeko yayo. Bagaragaza cyane ibyiringiro bafite by'uko bamaze kugirana isezerano n'urupfu, kandi bakaba buzura n'ikuzimu igihe bashinze urubibi rukomeye hagati yabo no guhora kw'Imana. Nta gishobora kubahwiturira kubaha Imana. Nuko biyeguriye umushukanyi uko bakabaye, maze bahinduka isanga n'ingoyi, kuko yabujujemo umwuka we kugira ngo batabona imbaraga zo kumwigobotora. Satani amaze igihe kirekire ategura igitero gikomeye cyo kuyobya abari mu isi ubuheruka. Urufatiro rw'ibikorwa bye rwatangijwe n'amagambo yabwiriye Eva mu murima wa Edeni ati, gupfa ntimuzapfa. Umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza, maze mumenye icyiza n'ikibi. Ni ruto yakomeje gutegura inzira z'igishuko kiruta ibindi, aricyo myuka iyobya. Ntaragera ku rugero rw'ibyo ashaka, ariko azarugeraho muri iki gihe gito gisigaye. Umuhanuzi aravuga ati, mbona imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Keretse abazaba barinzwe n'imbaraga y'Imana bitewe no kwizera ijambo, isi yose izarohama muri icyo gishuko giteye ubwoba. Abantu bazaba basinziriye mu mutekano w'urupfu bazakangurwa gusa no gusukwa k'umujinya w'Imana.
Uwiteka Imana iravuga iti, kandi imanza zitabera nizo nzagira umugozi ugera, no gukiranuka nzakugira timazi. Amahindu azatsemba ibinyoma muhungiramo, kandi amazi azasendera mu bwihisho. Maze isezerano mwasezeranye n'urupfu rizapfa, kandi ubumwe mufitanye n'ikuzimu ntibuzahama, ahubwo ibyago nibisandara bigahitanya igihugu buzaba kandi. Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 34. Nk'uko tubyumvishe mu ijambo ry'Imana, umuntu wapfuye imigambi ye iba yashyize, nta kwihana, nta guhindura hashize he. Ahubwo ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo uko umuntu apfuye niko azazuka. Imigambi mibi yari afite niyo azazukana, ndetse n'imigambi myiza niyo azazukana. Nahacu rero gusobanukirwa n'imikorere ya Satani, tukamenya ko uwapfuye nta kintu akora, nta kintu aba ari, aho yagiye aba hacecekeye. Imigambi ye yose iba yashize. Kwizera ko uwapfuye hari aho aba yagiye, nko mu ijuru ndetse n'ahandi kubabazwa muri purgatori n'ahandi, uko ni ukwizera imyuka y'abadayimoni. Kandi amaherezo uzarimbuka, kubera ko Satani agomba kwigaragaza nka marayika w'umucyo, akakubwira ibihabanye na Bibiliya. Abantu dukeneye kwiga Bibiliya cyane kugira ngo tubashe gusobanukirwa imitego y'umwanzi. Tubashimiye ko mwabanye natwe muri iki cyigisho. Turabasaba kugira ngo mukomeze mukurikirane n'ibindi byigisho byinshi cyane bisobanura uku kuri kw'ingenzi.